Ndagusuje kandi nkwaye ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, nusabye umugisha w'Imana wo dukunda, wo dusengera, wo bana natwe umunsi ku munsi. Wowe ukanda kuri like ukerekana ko ukunze ikiganiro, ndakwinginze noneho Roba Yesu ashimwe. Sayimbaza. Ninginze umuntu wese uri burebe ikiganiro cyacu ntagenda adakanze kuri like. Wenda comment uyireke ni wumva atari ngombwa, ariko like iyo ndabigusabye ubikore. Umeze neza? Ndamahoro. Urashima Umwami Yesu. Amen. Ntabwo nshaka ko dutinda, Imana iduhaye umugisha wo kuba tuje kuganira kuri bya biganiro byacu bya Family Talk. Uyu munsi ndashaka ko twibanda ku kintu kigendanye n'urushako, aho usanga umugabo umwe avuga ati njyeweho naragendesheje, narahumaniwe, umugore wanjye ameze gutya na gutya, donc bakagenda basobanura ibintu bigiye bitandukanye. Robert, umaze imyaka itari munsi y'10 wubatse urugo. Uko bisa kose uri gukora mu gisata kivuga butumwa cya kiyobokamana, twe tuba dufite opportunity nyinshi z'uko duhura n'abantu benshi ku buryo tugira experience mu bintu bigiye bitandukanye, meme natwe hari ibyo tuba twarahuye nabyo. Robert, wowe iyo ureba usanga abagore bari mu byiciro bingahe kandi umwiza bavuga ko ari umeze uti? Ese agumugisha. Imana igumugisha, reka dusenge twinjiye muri iki kiganiro. Yego. Hanyuma kugira ngo urukundo rw'Imana rutubeho. Niko kuri. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo se ko mwajyaga mukora gospel talk umuje mu muryango muti. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko nkunda kubivuga cyane. Ubundi Imana imishinga ifite hano mu isi, donc ifite mo na shares. Yego. Ni ibiri. Yego. Nukureba umuntu yizera cyangwa se yahamagaye, yatoranije, igakurikirana ubugingo bwe kugira ngo utazajya muri Gehenomu. Yego. Cyo ni icyambere. Ni nacyo cyatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atagira gute atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niyo share ya mbere. Ni nayo mpamvu yabwiye Satani kuri yo bakavuga ati ugende ukoreye ibindi byose. Erega nta bugingo budafite umuryango. Nese abo bantu bafite ibyo bitereko by'ubugingo biba mu miryango. Yes. Hari umuntu utavuka mu muryango se? No, indi project ya kabiri nicyo bita umurunga w'inyabutatu ari wo muryango. Yego. Hanyuma ibindi byose izi projet zose mubona, yego, zose zo mwisi mubona, idashamikiye mu korora no guhinga, usiye ko nabyo Satani yabijemo. Bibiliya iravuga ngo ibyaremwe byose bitegereje amatsiko kugaruka k'umwana w'intama w'Imana. Izindi projet zose abazihagarariye n'ino miryango 13 y'isi y'umwijima. Yego. Senga. Kadusenge. Yego. Tugushimiye uyu munsi mwiza uduhaye ngo tuwishimiremo. Tukuragisha iki kiganiro tugiye kuganira. Ugiherekeze, utwagure ubwenge buva mu ijuru. Haleluya. Utwongerera ubuhanga buva mu ijuru. Umwuka wawe wera atwigishe kandi yigisha n'abadukurikiye. Twese twungukire kugabanira ibyiza byo mu bwami bwawe. Turagushimiye rero icyo ushaka n'icyo ushima aricyo gikorwa muri iki kiganiro. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Yesu agumugisha cyane. Ntibaze kuvuga ngo nese ko mwibanze ku bagore, wenda n'abagabo tuzabagarukaho ubutaha, no kubera ko byose tutabivugira icyarimwe. Reka twite parti ya mbere. Yego. Tuzakore na parti ya kabiri. Yego. Ndararikira abantu bagiye gukurikira iki kiganiro ku basore bashobora kuba bifuza gushinga umuryango, ku bakobwa bashobora kuba bifuza gushinga iki umuryango, Yego, ku babyeyi bubatse icyo bita umuryango. Imana y'amahoro ibaha imbaraga mubashe guhishurirwa ibintu tugiye kuganira kugira ngo bibashe kubakomeza muri urwo rugendo rwanyu. Yego. Buriya urugendo rwa famiye rumeze nk'urugendo rujya mu ijuru. The same. Cyane. Umuntu imirimo yose irangira hano mu isi yapfuye. Umwuka wera nawe akamubwira ngo ye imirimo yawe reka nyiherekeze, ugiriwe amahirwe upfiriye mu mwami. Niko n'umuntu uri kumva wagize amahirwe kuba ku muryango mwiza. Urugendo rwe bamushorera rwagera ku munsi w'urupfu. Kuba ati ye imirimo yawe irarangiye. Naho kabisa. Kabiri, reka mbwira abantu badukurikiye. Umugore n'umugabo mu bijyanye n'amasano bisanzwe
ntacyo bapfana. Ikintu bapfana ni ibintu bibiri, ni icyo bita kwambarana n'imirimo myiza. iyo uvuze kwambarana ubuvuze iki? Ni ukurongorana. Sibyo? Yego. Ngibyo ibintu umugore n'umugabo bagize gute bahuriye bapfana. iyo niyo sano yabo. Yego. Iyo imirimo ibaye mibi baratandukana, yaba myiza bakagumana. Yego. Umugabo mwiza uzi kugaburira neza numenya kugaburira umugore we hombi. Sibyo? gaho umugore akenera kurya hose. Donc abagore bagira inda zingahe? barira habiri. Umugabo muzima rero wuzuye numenya kuhagabura hombi. barira hatatu hakomeye, wenda hashobora kuba ari henshi. Nge mvuze habiri. Aha. Ubwo ubutaha aho ha gatatu zahatubwira. Ariko si aho ni mu ifunguro. Ni naho ifunguro rinyura. Sibyo? Ni ifunguro rinyura. Yego. Arahambwiye sanga hashamikiye muri aho habiri. Yego. Bundi umugore warongowe neza katubivuge mu mvugo yayo. Yego. Hanyuma akagaburirwa neza. Anezeza umugabo we, keretse nkuko twabiganiye mu kiganiro cyabanjije. Iyo ari ikimungu kimunga amagufa, biba bisaba ko n'umugabo ujya gushaka amanza gushaka akagira ngo ese ngiye gushaka ikamba cyangwa ashatse ikimungu, cyangwa ubwo yabona ashatse ikimungu nawe akaba icyuma. Yego. Nta mungu agashaka mantiruyi. Aribyo ngiye kubaganiriza ku buryo imungu iza kuri antiru ku cyuma igasanga hariho antiruyi. Yego. Unyemerere twinjiye mu kiganiro gutya. Iyo umusore agiye kurambagiza umukobwa bazabana, hari impamvu nyinshi zigiye zitandukanye zituma umuntu ashaka umugore. Iyi mpamvu yo gushaka umugore itavuye ku Mana, ni ikibazo kivutse Imana ikohereza gusubira kuri ya mpamvu kugira ngo mubikemurireyo. Akantu ntabwo abantu bari bakazi. Niba impamvu yawe yo gushaka urugo itaravuye ku Mana, niyo ugeze igihe cyo kujya kubaza Imana ukayibaza uti Mana bimeze biti, kuko mutigeze mugirana gahunda yo gushinga uwo muryango, iravuga ati mugende mujye kuri ibyo bibazo murebe ko bikemuka. Siko byagendekeye Aburahamu. Agapira karenge. Buri Imana ni umucamanza utabera. Ari nacyo kijya kigora abantu. Umuntu agashaka izuru, yagera imbere yasanga izuru ritabyara ubumama, akajya kubaza Imana ngo kuko nashatse izuru Mana mbigenze. Sibyo? Aho burari kosora utezeho kabyara. Urikumva? Imana igutuma kujya gukemura ibibazo by'amazuru, byamara kukuvaho ikakubwira ati okay, aha nabafasha. Yabwiye Aburahamu aje kwibwira ati dore rwose Uwite Sara yamereye nabi, ati mujya gupanga nari impari, jya kumwemerera ibyo gahunda mwemeranye ngewe nari impari. Kutampamagaye igihe yakubwiraga ati dore umuja wacu, ubwo urambaza iki? Mbo mu cyitwa ubumuntu, sibyo? Bugize umuntu harimo urumuri yakiye aruhawe na Satani rwitwa icyitwa ikibi n'icyiza. Iyo umuntu atarakizwa ngo inkamba zose zimuvemo, haba inkamba zigera muri 6 ngiye kuganiriza abagabo, nuyishaka uzayihanganira iyo nkamba kuzageza igihe uzinginga Imana ikacura uwo muntu wawe ikamukuramo iyo nkamba burundu. Kuririmba neza, sibyo? Si igisobanuro cy'uko no mu rugo waza ukaba umugore mwiza. Never. Kuba wamenya kubwiriza ukavuga amasengesho, hari abantu bavuga amasengesho ukumva njyabura wangu ukumva uri gushesha urumeze. Kuba uri umugore uzi kuririmba, uzi kubwiriza neza, si igisobanuro cy'uko no mu rugo ariyo gahunda na gato. Twinjire rero. Buriya ibiriza abantu bamwe biba bisetsa abandi, ariko ibyo abantu bari kuririra
hari ababa bari birimo babitamo amarira. ndakumva Katsubiremo. Ibiriza abandi, sibyo? Hari ababa bari kubisekeramo cyangwa se bari kubyishimiramo. yego Nubona umuntu yasenye urugo rwe yakoze divorce, hari abati guta amarira. Yes. Ariko hari abandi bari gukora celebration bavuga ngo cheers ku buzima bwacu. champagne bari guturitsa bagati. Hari igihe uzabona umwana w'umusore ari kuririra urugo, ariko uwarugezemo ari kurutama amarira. yego Niyo mpamvu uri kunginga ngo usenge Imana nuza kubona ibi bintu ndi kuvuga iwawe, winginga Imana izi nkambi zicure izikuremo. hari abantu biyumvamo ubushobozi bwo gushaka umugore cyangwa umugabo, bakibagirwa ko mu bintu byose Imana yaduhaye uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana butarimo. Urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi, ariko ikitwa umugore mwiza, umugabo mwiza umuhabwa n'Uwiteka. ni nayo mpamvu ku muntu ufite umugore uvuye ku Mana bisaba ko asinzira, yakicura akahamusanga. Ubu hari abantu Imana yasinzirije, nk'urugero nkanjye barakanura njya gushaka, ubu nibwo ntangiye kugenda mbyuza ko Imana yansinzirije. Njyewe nafite umusheri twari tumara imyaka 7, nsanga nasinzirira hano hakurya muri Adima ndeba. Uratsinzira ugiye kubona ndicura, hari urundi rubavu impande yawe rwahageze, utaye ko wa wundi byagenze wasinziriye. Noneho reka mbwira abagabo badukurikiye, ariko ubwo n'abagore baraza kutwumviramo, babwira Imana bwa ati Imana iki kintu kinkuremo. Ubwire babandi sinziriza kugira ngo iza n'urubavu bakanga bagakanura. Ati muzane ndeba rirazuru sinari hano, reka kiriya kibuno ashaka kukimpesha Mana, uranga muzane ndeba, zana ndeba Mana, ibyo byo kusinziriza simbishaka. Usinziriza ibiki? Turage Efraim muri Shiri, aya winsinziriza zana ndeba ubwo tuzajya tujyana firiya cyane tukarabariza. Oya, ubu hari umuntu ubu ushaka Imana yasinziza gatoya ngenda kanura akamera kwa kundi kwa Elisa akana atumwitero paka ngugabanya agakanura paka bati Imana winsinziriza, akagenda kegura aramavuta azigira gutya doko wasaga nanjye Robert. Wageza mu rugo mwabyara uwa mbere ugasanga umwana, kuko ibiri imbere bitandukanye n'ibiri ati Imana ko nanze gusinzira bigenze. Ari iyo abagore 6 bahagararanye, muri abo 6 hatari mukijijwe wababonamo izi ngese 6 ya mbere 6. Ubwo buri muntu wese afitiye nyine. Yego. Ubwo niko n'abasore 6 bagiye kurambagiza, byanze bikunze bakuramo muri abo 6, buri wese akagenda akuramo iki. Yego. Utitaye kuri umusilamu, utitaye kuri umupene, utitaye kusenyera kwa barutanga, utitaye kuri umudive, kuri umukatolike, aba bantu ngiye kuvuga abarimo kimwe ugomba gusiporuta. None hari igihe n'umwaka ugasanga afite nka 3 bimushamitse, ikomatanya babyita, hari inkomatanyo ikomataniye muri we. Ibintu ngiye kuvuga muraza kureba muri makorari yanyu ko bitabamaho muririmba, muze kureba ku kazi wanyu ko bitahaba muri karitsiye, mu bipango ho mukodesha, bamwe bakodesha ahantu hari nk'inzu zigera muri 6. Iyo umugabo areba umugore wundi ababona yarahiriwe, uwo mugabo yarahiriwe, we yarahombye. Uri kumva? Kimwe mu bintu bimaze ingo ni abagore barira hano mu matwi bakoresheje icyitwa amagambo ashamikiye ku gitsina. Reka mbisobanure kugira ngo abantu tutaza kubashyira muri dayiremo. Ubundi umugore kugira ngo abe yuzuye neza agomba kurira mu kanwa, akarira no ku gitsina. Agomba kuba mayonezi wazishatse, niba uri umuntu w'umugabo ukaba wamushakiye ibiryo, nk'undi umugore wabonye stoke arishima tube kuri. Kandi n'umugore utazaniyeho uruda n'ibindi byose n'iki byose ngo gahunda ubu yikora neza, nawe aba yishimye kabisa. Sibyo? Hari igihe rero umugabo, abagore benshi muri iki gihe ngo bicwa n'amatwi. Nabyumvanye abavuga butumwa bavuga ngo kiriko ngo yaragafunguye, avuga ati arahandi mugomba kujya murira rero, nta mpamvu yo kugira ngo hahage, ndashaka gushyira agasoko kanjye hano, arazibura kumva kiramo sensa ku buryo niyo ryavugira hehe, aba ryumva ngo n'imitoma bateye abandi kamufata.
ubwo rero mwumvira mu matwi namwe nimunyumve, dore ko umuntu ababwira ngo mufite amaso ameze nk'ay'inyana mugakoma amashyi urukumva, ariko abaga ati ko ndaba muri nka buka hano baga ati Yesu akora imirimo n'ibitagatifu ati tuzanye viza tubavuga ati ariko kiza n'ibyaha kandi yaje kugira ngo abarebaga bahume abahumaga barebe urukumva baga ataje gukiza ibyaha kandi nibyo mbanashaka byaha byo kuntandukanya na egisi wanjye usokoza ugira umusatsi wari we wajyaga twari tugusaba ibyo kuvuga viza tukajya Dubai, ibyo ari byo twari tubabwiye, mufite amaso nk'ay'inyana uri inka buka gatwikomereze. Noneho iyo umugabo ari kureba umugore wa mugenzi we kuko atamugaburira, atamwambika, atamuhahira, atamwitaho, ababona ari mwiza kurusha uwe cyane. ngaho mwa bagore mwe birwa bashuka rugiye hakubuzi ko haragiye abamotari batwara abagore b'abagabo cyane. umumotari primata ngo gutwara umugore ku kazi sha wishywa cyuya uri kumva umuhahira wombi amatwi mwana akaba ariyo murangiza ngo se ngo mama runa ubwo munyuze nk'ahantu wenda ari hoteli bari icyapa cya pisine nakuye ko icyapa gikaze kuruta ishusho uri kumva ati ariko mama runa wari wajya muri pisine ko wagate shate wapi tego kumara umuntu w'umukire w'umusirimu nkawe koko akaba hatajya mu mazi tuvuze ubwo atari kubwuzi ko ngewe madamu wanjye bitashoboka ko mara icyumweru ati ubwo ze yaba kigurugumye mu urwo rugo. Yego akareka wari wajya muri sauna hatubwo utumvisha oderi yo ku Kibuye no ku Gisenyi waba uri mugore nyabake. Ndagira ngo babwire ko muri pisine bajya bambaye ubusa cyane, muri massage bajya bambaye ubusa cyane. Uri umuturage uri iki ese niyo utazi y'ibintu biba bigeze ku bagore b'abarokore ubundi tubwo niyo mpamvu uhorana amavunane mba numva utashira ibintu atwikomereza. mwabagabo mwe nimukaririra abagore b'abandi mujye mukomeza mwubake abanyu kuko umugore wawe niba Imana yaguhaye niba uzo akuzuza ibyawe. Dore ikibazo gihari mwamaze guhuma muri kureba abandi mukagira ngo ni beza, ariko reka mbabwire abagabo bari muri iyi Kigali abambere bafite abagore b'indaya. wa mugabo udukurikiye wakishimira gutunga umugore w'indaya? Unsubize. Uwo mugore uri kureba ukamubwira ko ari mwiza ko wifuza ko yaguha kandi kugira ngo aguhe ko ari uko agombye kuba ari indaya, wewe wakwishimira gutunga umugore w'indaya? Subiza ikibazo nguhaye. Ubu tugira indaya muri korari zirimo zakuyeho kandi zifata mikrofone ziririmba neza ariko n'umusanzu zikawutanga mbere. umugore umwe yigeze kwicara araza turi ku rusengero barangati kandi ubwo ndi kumwe na madamu ngo mama neri ngo wazabwiye umugabo wawe kama koko mukunda. Naravuga ati uzamubwira guhi atariko nimba imenya nzabashyiraho kashe nzabashyiraho ikimenyetso mujye mukigendana muririmbe muri korari ukibonye abati kiriya kimenyetso irakashe ati uzamubwira guhi atariko umunsi nabimenye Uwiteka akabimishurira nzabashyiraho kashe mwembi. Buri wakwereke intambara aba yararwanye n'imisi abaguhiza igihe ahantu hose yarakubuze. Yes. Akaba ati nziyahura mfe kubivuga. Kandi buriya ashobora kwikiriza imbere cyane. Yego. Ugati niyibeshya akavuga ati yego. Muti wacu uzabukoze imbere cyane. Ari abantu bumva ibyo bintu ntibabashe kumenya ibyari byo. Wowe ugati wowe uzavuge gusa imbaraga z'ijambo ntago abantu bazizi. Abagabo benshi rero bitungiye abagore b'abasambanyi. Iyo tuvuze ngo umugore ni indaya, ni umugore umeze ute? Ni umugabo muri kamere ye itarakizwa. Kuko mu rusengero habamo abantu batakijijwe. Jisite yaravuze ngo ni abapagani bo mu rusengero. Umugore w'indaya ni umugore umeze ute? Ni umugore ukunda abagabo barenze umwe. Tajya unyurwa n'umugabo we. Warahiye akaba ati sinzakurutisha abandi
ariko wamugeza mu rugo ukajya usanga hari abagabo bakuruta. ati ahubwo nta mugabo n'umwe uzigera uruta. Agahinda ati ni ndahiro naribeshye kuva nabo ndabona nta mugabo n'umwe uzigera uruta. Yesu yabwiye Umusamariyakazi ariko se ugenda uza n'umugabo wawe hano, amubwira ariko njye rero nta mugabo mfite. Tuvugishije ukuri, wari ufite 5 ariko n'uwo mwararanye iri joro si uwawe. Abagabo 5 aba ari abakora iki Kigali? Nta bintu byo kugira umugabo umwe. Kigali barasharinga, ushinzwe umusatsi, ushinzwe amasakoshi n'inkweto, ushinzwe amabaze, urumva, ushinzwe inzara, n'ushinzwe guhahira uruhu. Yego, wa mugabo we rero, wa musore we, niba ugiye kurambagiza, ubwo ni kuvuga ugiye kurambagiza, winginga Imana. Niyo mpamvu mbabwira ngo impamvu yo gushaka yagakwiye kuba Imana kuruta izuru, ikibuno, uri kumva, diplome, accessoires zose ziherekeza akazi, imiryango, akaba ivuye ku Mana. Kuko niba utazashobora kwihangana ubusambanyi bizakurushya. Icyo ni icyambere. Hari umugore rero ushobora gushaka ugasanga si umusambanyi, ntabwo ibyo bintu by'ubusambanyi ajya bigenderamo, ariko ugasanga agira umwuka w'ubujajwa. Ubujajwa kabisa. Woman talkative. Zikuya gusa bitiki akava hano akajya kujajwa Muhanga cyangwa se Rwamagana ateze kugira ngo ajye kujyana ujajwa. Umugabo umufite arataha, yagera mu rugo agasanga abandi bagore bamuteye bari kumuhondera umugore kubera umunwa. Gasubiremo ibyo kavuze. Ahubwo se arajajwa akagera ku rwego n'ibyo mu cyumbi wanya bijajwa. Nta muntu uba utabizi. Iba biba cyane reka gahoro utabizi. Arajajwa. Ni nawe utuma umugore w'umusambanyi amenya gahunda. Atishangiye umugabo wajya ameze gutya na gutya. Akabwira umugore wihumaniwe n'ibibazo. Atishananye ntabwo uzamuntwara. Umugore w'injajwa. Turabagira muri korari. Natanze urugero rw'abakristo kugira ngo muze kunyuma mutanze kuvuga ngo ibyo biba mu basilamu. Turabagira mu batife. Uzi ko tubagira muri korari, tugera igihe cyo gusenga, presidente wa korari kubera akazi ko icyo wibagiwe ari kitavugiwe aho, baba bazi no kuhimba inkuru, akabati mama runa ngwino hano nkubwire, bakajya kukuganiriza hanze kugira ngo usange abandi batuye, kuko niba turuhari baragera mu rugo umugabo ati mbwira yarinjajwe irihangana igafatana ari kodi kugira ngo ibone ibimenyetso ukagira ngo iri kwandika ijambo usomye muri Bibiliya bati sikinjajwa itinyuka ikavuga n'ibintu byabereye mu cyumba cy'amasengesho naho iri kubibwira abantu basinze abapagani batanasenga none se byagenze gute? Habaye iki? Muzi ngo byagenze gute uyu munsi ku bitorero riri mu kaga? Ninjajwa zaseseye rwihijwe. Kandi uyu munsi mutaza kundakarira, twavuze ngo n'iby'abagabo tuzabivuga. Uyu munsi abagabo nibo basigaye injajwa kurusha abagore. Ubu dufite abagabo b'injajwa ariko zimwe zo kera nta bagabo bajajwaga. N'abandi bagabo bakagushyira hagati bakagucyaha. Ariko injajwa nizo zigezweho. Yaba hano kuri YouTube, yaba no mu nsengero, ubu nizo zimirijwe imbere. Ubu nabo basigaye bikundira injajwa. Kubera nyine kaka soko kafungutse ko mu matwi, kandi burya amatwi aryoherwa n'ubujajwa. Abayavuga nabo nyine bagomba kwigura. Se radio niwe wanjye. Twikomereze. Kabiri. Rero wa mugabo we, ndi kubwira abagabo bankurikiye, ntukajya ubona umugore wundi bamwambitse igikwembe ngo ujye kwiga umuhihararira. Uzubujajwe uwo mugabo yihanganira ukuntu bungana. Utazashiduka uri intambara kiza z'ubujajwa. Abantu umugabo agenda ngo kiriya kigabo ibeke n'ibeke. Ndi kubagira inama, gumana umugore wawe Imana yaguhaye, niwe yashinye ko ari iki? Ari ubu wawe nyine. Abo wawe. Ni rwo rubafu. Icyo ni icyakabiri. Kwigendera gake ngenda. Ushobora kuba ufite umugore atari indaya, atari n'injajwa, ariko akaba ari igisambo nyirakigunu. Gifaransa babita ngo les femmes groumantes.
abo barangwa n'ibikira. Iyo tuvuze ngo femme gourmande baba mu buryo bubiri, hari femme gourmande externe na femme gourmande interne. Iyo tuvuze ngo umugore w'igisambo cy'indani n'umugore w'igisambo cyo hanze, ndakwinginga usenga Imana uyu munsi niba ufite iki gisambo, Imana icura inkamba zacyo zive mu rugo rwawe, kandi niba utaranagishaka wiri usenga Imana ikubwire. Yavuze Bibiliya, yavuze ngo iki? Yavuze ngo urugo, amatungo, umuntu yabihabwa n'ababyeyi n'inshuti n'igihugu cyabiguha, ariko umugore mwiza umuntu amuhabwa Uwiteka. Iyo tuvuze igisambo, turi inshuti pe, tubekiriye. Iyo utunze umugore w'igisambo ushobora guhura n'umugabo mugenzi wawe nk'amasengesho, kavuga ati basenge tujyane mu rugo mwana, naguze agakoko tugasangira, ukanafata na telefone ugahamagara umudamu uti madamu kahiye se mwana, akibona uhingutse we hingukanye n'undi muntu karakara sesheri watugaburiye, kihangana akabazanya umuceri n'ibishyimbo agashyira, kajya wajya wumva umuceri ya sosi y'ibishyimbo kumvira iguhumuramo inyama, ariko kabwira umugabo ati sha uransanze atahitetse, kandi yaguhamagaye kuri telefone bwayo ko ati yumva ati yahiye, ati tujyane hano turi akantu twakwisangirira. Uzi ko ubu dufite abagabo bacitse kuri famiye zabo, imiryango yabo bayiretse kubera iki? Kuri apadi ni femme gourmande. Nurse niba abantu biwanyu baje iwanyu gata bavuye i Kigali, bavuye ahantu runaka baje kugusura, batashye nayariba banyweye, bibaye rimwe kabiri gatatu, kandi bo baje bikore, kuko aba bagore baba femme gourmande interne aba yifuza ko abantu bamuha, aba yumva ari victime, ashaka kwiteka byose ari we baha ibintu byose. Imbaraga zo kwakira ziba ari nyinshi kurusha imbaraga zo gutanga. Uyarima akima nabe, icyo gihe urumva iyo umufite se nta bushuti nta busabane, aho utuye byose mu miryango, ubundi umugore w'igisambo aca umuryango, urumva ubucuti karangira abantu. Rero numubona ku rusengero afite mikorofone ari kuvuga uwo mwanya mu Getsimani sinawibagirwa, ubwo wabiraga ibyuya bisana amaraso yo, ari ukuntu witiraga umva kandi ngo ni igisambo, umva kandi mwarimu biti nijoro kubw'ibyo kavuga ati narongoye uyu we najyanye uyu uyu ngomba kumujyana, ugahita ushushanya muri kumwe mwageze mu rugo, mwagiye muri studio nka ba Papi Kare azatuma mujyayo, cyangwa wamureba afashe mikwata abandi bagabo barahiriwe kanduncure mvugutire inka bazimvemo we. Icyo ni igisambo cy'imbere Musenge wari uzi ko ushobora n'abawe arabima, wowe babandi wamubwira ngo uzaba mama w'abana banjye abicisha inzara. Hari abagabo bafite turirimbana, dusengana, dukorana umurimo, tugendana, hari uwambwira ati mwana hatungiye iyo mvuye ku kazi, tumushora agomba kuza mbere yuko tuvugana nkamaze kunyuza munsi y'urugi, akabara akareba ko wuzuye neza, atatitaye ko nateze ngiye ku kazi, atatitaye ko hari umuvandimwe ati ngomba kubara, yasanga habuzeho n'ijana nkahita nandika n'urupapuro ruyerekeje ruvuga icyo ayo mafaranga yakoresheje. Ariko iyo ni gereza, urwo ni urugo narwo rwa danje.
agasaza kuba kwani Kigali se abagabo baranarushye uzabona impanuka. hari uwasaze ubwo n'umuntu yagenda yikorera amaboko ameza ajya cyumenya ko iruhande rwe hari gahunda. gusa ushatse kuvuga ko gukomera k'umugabo bishobora guterwa n'umugore no kudakomera ko bigaterwa n'umugore. Hajya na story wumvishe ngo kwa padiri, ngo padiri yavuze ati mwicare hano, baricara umugabo utari inganzwa iki gihande abi inganzwa mujye muri iki ngiki. ubwo urumva aho bagomba kuvugisha ukuri nyine ni mu nzu y'Imana. Abo bose baricara ngo umugore abwira turajya kwicara hano urambona toka cyangwa bajye birwa banserereza ngo ndi ura. uwo mugore nawe ndaza kumuvugamo ngo ngiye ngo umugabo wanjye amuhaye isombe y'igicucu cara hariya vuba. ngo abagabo bose urumva hari aho bavugishaga ukuri. Padiri arikanga aravuga ati ati tuha ubuhamya tubwiza ukuri. Hagati ukuri mushaka niki ko ari madamu wambwiye ngo nicara. ariko ba twikomereza reka tuvuge ikiri externe ndatinze ahangaha kandi ndumva nshaka ko iki kiganiro kitaza kuba kirekire. Externe ni wa mukobwa unakubwiye muhura wareba ikibuno bye kamatisha ari abagore bari shape umwana tujye tuvugisha uko abagore bateretse bye Kigali ho barahari biki. Ejo nabonye muri ibaza Kigali kunigira abagore beza kugira ku rwego n'abakora za siporo zo kwirukanga niki yirukanka kandi abizi ko bari bararambutse bye yiruka kabona ko Kigali bagira abagore beza pe none abari kuvuka ubwo ni ibindi bintu bari kuba barerejwe nyine. cyane ntago wava mu nda nyoko wejejwe nguze urupfu uhombanye kare possible mathématique waba warahawe iryo soko ryo kweza yasobanura gahunda uko byagenze. Ari externe uramushaka kuwa mbere akagera yirinda ukagira ngo nukuri tuzatandukanywa n'urupfu. Kumva bati ikintu kizadutandukanye guhera kuwa mbere umugabo n'umwana wundi musezerana kwa gatandatu uri umugabo kuwa mbere ugahita uba umwana wundi uhaha n'abajyana babita isi harusahuze kasi ko umugabo wamushatse ngo mubane mwuzuzanye abaye umwana wundi ati ese ubundi ntawamenya bagabo bubu zabavugaho namwe mwabagabo mwe kuri parti ya kabiri ku buryo usanga no mu cyaro ugasanga yereje ibishyimbo atundira iwabo ajyana n'ahandi mirima itazwi ngo reka ni project kumushatse ngo mwuzuzanye mubane. Ibyo ni ibiki? Urumva ikintu utangiye kubaka ni muranaterana n'imyaka 2 cyangwa 3 utangiye gutunda ushyira ku ruhande ngo ntawamenya ubuza amafaranga menshi y'abantu gore basinziriye bapfuye. MTN yahitanye kubera ko nta gutegeza ngo barayabikura bagaheba utamenye iki. No mu mabanki amabanki buriya ajya yikorera ku mwaka bajya bagira amafaranga bohereza muri beneri yabuze beneyo miliyoni 100 bagaterura beneyo ntago kubera iki cyane dufite abagore baguze ibibanza uri kumva birangira barwaye bagiye muri koma bibagirwa babigura abo babiguranye nabo bakurikiye amakuru bati turabitsindira none ariko ubundi mujya mwumenya amarenga y'umwanzi Satani katwikomereza tujye kuwa 4 navuze 6 yego hari uwo wita womanless munebwe kasi buriya ntukajye wa mugabo we niba Imana yaragwaye umugore n'uwawe waba abandi bareke naguze ibyo bagabo babo bikoreye baveho mukajya mwiruka ngo barahiri ni wowe wahiriwe uwo ngo niba Imana yaguhaye. Umugore munegura muzi niyo mwaba mukiza cyangwa muke nakubwiye ngo biba muri kategori zose abagufa barebare abanini ababyibushye abananutse abasenga n'abadasenga. Uzi ko umugore w'umunebwe umubona ku rusengero hari ukuntu abiwacu muri ADPR bakubitaho zigarinete zabo bakubitaho kine gikwembe hari utuntu badodesha hano ukabona bahagaze neza ukabona hagaze bw'umugati
gasatsi kayagirana noneho sigaye ukuntu badusokoza bari kukurura nyine gake gake kugira ngo bazabone uko babigeze inyuma hari ukuntu ukabona kabisa kati ntureba umugore ariko sha ubu hari abagabo batunze sha amurangurira ku wa mbere n'abandi bagore nk'ano dutuye hafi y'ikabuga akagikabuga ati munjyane nanjye wanjye ndebe ko hari ikintu yakora umunsi niwo munini usanga inshuti yari telekomande niyo yaba afite abakozi barenga 5 hari ababa bafite abarera abana abasamu abateka abaza gufura abahiriwe nyine ariko pfa kuba ari woman lazy kandi nubura gutaha kumva yanananiwe cyane pampa na padi wishyuye igitanda hejuru umugabo umwe yari amufite w'inshuti yanjye hanyuranya n'ati kwa kundi ivumbi riba ryaratunze ati Mutoni arigendera mu ivumbi yandikamo kuri televiziyo Mutoni arigendera murangurira ku wa mbere ku cyumweru yaba kijya yaba yahombye ubwo rero agafilime wibonisha itamba agafilime kadutsura kamutanga seri TikTok abazamura kandi niba hari ikimungu nk'uko Bibiliya yabivuze niba hari ikimungu ni umugabo ufite abana 4-5 undi niba umuntu apostinga amafoto 10 ku munsi mashyashya yifotoye ubwo akaza agakora asanga yita ku bana uzi umugabo ufite abana 5 bose n'umugore we amafurusheti 5 yose ava mu bitekerezo by'umugabo sha umugore atagufasha woman lazy tamubwira uti mugore ko nabonye wenda miliyoni tuyikoresha iki ugati sheri ibyo ushaka bari ibyo ukora ateko musatsi wanjye washare ndakujya gushyira sheri n'inzara zanjye zatangiye komoka yanjye wamufanga nkajya muri salo sheri kandi sheri buriya rero nyine ati nyine uri kureba buriya ziriya direde zo ku mutwe wa runaka z'umugore wa runaka nizo zisigaye zigezweho sheri iyi misatsi y'ibihumbi 200 ntabwo ikigezweho ubundi ubuze ubwenge cyane hari mabazeri ishagezweho ntabwo wabonye nuza mu mapasteri biriya bitenge baba bari gucuruza sheri buriya Imana iba yaduhaye umugisha natwe tugomba gusa neza uruba nibyo bitekereza ntumubaze ibindi uwo ni umugore w'umunebwe yego twagiye kandi ivugira wa 5 yego bamwita ingari icege inka icinzi ntacyoroshye burarahengamira kuhura n'umugabo wawe ati mwana wanije umuvure nkajya kwiyengera ibitoki atarakara tubaze mama runaka kagira ngo ni ubwuzuzanye kagira ngo ni ubwuzuzanye ati wowe ubyukiye hano uza gukora iki ariko muzajya mubura kubyuka mujya mu byanyu mujya muza kubyukira hano muza gutesha abantu umutwe nkanjye uvuka ruguru iriya rero iwacu harakenyera akagipfungitira ahangaha ati mureke nkubita imbwa kandi ubwo yavuze ati ngiye gukubita imbwa ushaka aba yagiye kuyihamya koko uzi ko mukaraba mujyanye ku rusengero umwami nko mu muhanda wenda wahura n'umuntu mwiganye ati uraho runa tiziya ndaya zawe zibaye indaya gusuzuma abagenda wa mugari wa muhungu tiyo telefone irinde mwavugana nta kintu na kimwe nyiruga te nk'ubwo bwira umugabo nawe uravuze indaya nta nubwo aba ari n'umunebwe nta n'ubujajwa agira nta n'ubusambo rimwe na rimwe aba afite uri kumva ariko ubu dufite abagabo wicara muri kuganira agahita abwira umugabo we tekose ubwo nkawe ubuvuze iki mu bandi bagabo tekose ubwo nkawe ngibyo ni ibigari oya ntabwo umuzuye ibintu byose wakora uri umugabo ahita avuga ko ari wabikoze cyane niyo nta kazi yaba agira avuga ati iyi nzu yaramvunnye cyane ko yarakuvunnye ibintu byose biba bimubaruye ibintu byose biba byaramuvunnye ari we bibaruyeho n'iki byose yego kandi ikomereza hari uwa 6 ndi gusoza ikiganiro ndagira ngo twinginge Imana yego
ugumane uwawe, niba ugiye no gushaka winginga Imana igucurire inkamba zose zimaremo. kabisa. Bamwita indyarya. Masenga Imana izakurinde umugore w'indyarya. Uva mu rugo adakubuye yagera kusengera agakubura urusengero rwose. Abashyitsi basura agahita azana amazi akayasengera kandi azi ko afite ibiryo mu nzu, kandi atayoboye ijambo ryo kuvuga ngo gutanga bitagwa, akaba ari yabaha anayabaha neza anasenga. Muva mu cyumba ari kugutuka ari kuguhereza bene wanyu mwajya musarati sheri hako shu ugende neza ukazi keza sheri mugabo wanjye yaba ari mu bana ati se sheri mwiza sheri nkunda bebe, ku buryo ubu dufite abana bavuga ati nge nzubaka nka runaka. Ati mba numva ukuntu bavuga uzubaka urugo rwawe ntuzubake nk'urwa Robert. Yego. Uzubaka urugo rwawe ntuzubake nk'urwa Masengesho. Masengesho afite ibye mu rugo rwe. Yego. Na Robert afite ibye, nawe ufite ibyawe. None ushaka kwirema nka runaka. Robert tugeze ku musozo. Yego. Umuntu asanze yarashatse umwe muri abo. Yego. Kandi akaba yumva bimubangamiye. Bibangamiye. Kubikora ikintu cya mbere amanza kumenya. Iyo umuntu amaze kumenya ko arwaye, buriya kwivuza biroroha. Wowe wa mugabo wamaze kumenya ko ubana n'igisambo, hatangira gutekereza ingamba z'uko abantu babana n'ibisambo bigenda. Ese uyu ushatse umugore ugasanga ni indaya, arindwa ate? Uruzi ko hari closing, ukorozinga ku muntu w'indaya akabura umwanya w'uburaya. Warubizi nabyo? Akabura umwanya w'uburaya? Yes. Ubwo bwenge Imana izajya ibwigisha abafite abagore b'indaya nyine. Akabura umwanya w'uburaya kandi bikarangira bimushizemo, kuko umuntu ameze nk'urupapuro rutanditseho ibyo agenda ahura nabyo nibyo byiyandikaho. Ku buryo ninjajwa wayo urayitangira ariko usenga Imana ukayinginga Imana. Ubu muduhe ubuhamya muri comment. N'abantu Imana yakuyemo ibintu by'ubujarwa uyu munsi batakijajwa nabo batazi uko byagenze. Babaga ari injajwa zimwe. Ubu n'abantu Imana yakijije uburaya muri hano, muduhe ubuhamya data. Ubu n'abantu Imana yakamuyemo ikintu cy'ubusambo neza bukabanyunyukamo bukabashiramo. Yesu yaje aracura amasenge, aramenagura ubushinzi n'ubushege bukagushiramo, agacura neza ku buryo usigara batakubya n'umuntu akajya batekuza umugore wanjye byagenze gute. Yego. Tubundi ubu niwe wahindutse. Hari ukuntu yasaza ibitekerezo by'ubunebwe akabikura mu mutwe w'umuntu. Neza akakwigisha. Buriya nta munebwe ubaho, ahubwo haba umunebwe bitewe n'ubunebwe bwe. Yesu burashobora kuza akakwigisha ikintu kigahita gihindura bya bitekerezo byose. Niyo mpamvu ninginga Imana nari bya ndirimbo aricyo nshaka kuza gukorozingiraho. Nge ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire, niko nkusabira. Abantu dukurikiye muri comment nibajije akantu kugira ngo ukomeze. Yego. Muri abo bagore bavuzwe murumva woroshya ari uwuhe? Kuko buri mugabo Imana ishobora kuguha n'umutima wo gusiporuta. Yego. Ujyanye n'ibyo ushoboye kwihanganira. Wowe bazanye ngiye nshobora kwihanganira wenda n'urugero. Umugore umwe muri aba navuze. Wowe bazanye ati Roba atawukuye muzashaka injajwa yabindaya bikagira inzira. Yego. Ndataho kujyanga abindaya yabigisambo. Ndataho kujyanga abigisambo yaba umunebwe. Nkaramutunze umunebwe yari ingara ariko akaba mufite akora. Ariko indyarya Imana izakurinde indyarya yo nimbi. Ati sheri ngiye Muhanga dufiteho Bradisha wajya kumva bari kuguha amafoto ari muri Rogi Rwamagana. N'amatike ari wowe wayatanze. Indyarya uzi ko bakubwira ko isambana ugahita urwana cyane. Kati mutambekera umugore wanjye. Karanjye rero. Cyarya mwicarana ikajye kubwate ko shasheri uramuko gabo kwa runaka yaraguzi ko rura rugore rwa rururaya. Nge mbona birabina ari umwanda. Byari. Kandi ari wowe wamuhaye pass. Mirongo y'imbere ari uri kubagenda. Aba bayoboye ni ariko ntago zizi muri Bradisha. Bakundyarya mwana. Bakundyarya. Byarya. Ati sheri
tukuva isi yawe niwe mugabo nzi Imana izambabara ishorere kugera ku munsi w'ubugingo buhoraho azaba ari we mugabo nzi nawe ati shata ho ati wi ati re ejo mwajya kwipimisha ugasanga urwaye sida ni wowe ni wowe nta wundi rwose umugore wanjye ko yenze ko ari ngiye mugabo azi nkaba n'ahantu nigeze njya sheri ubitekereze neza ubu ni wowe rwose kuko ngewe reka tugere ku musaza w'iki kigo Imana ikurinde abapasiterikazi b'indyarya abaki ubuze umupasiterikazi w'indyarya ahereketa urugo rwawe urukumva akinjira neza urikiza kubwo umugore w'indyarya uramuzi ntabwo yaza guteretana nawe ngo ahere kuri wowe aramaze akaba inshuti n'umugore wawe ku buryo muha gifuti ku buryo mu mugore bamuga atari kuri mugore n'akana katewe ya timujye mujya kuvangirwa hirya simubashye mugore ko ari nge yikundiye na runaka ko batajya bavuga amagambo takujajwa bwanyu ni gatiki namuvuye kuryamana akaguha gifuti ushyira umugore wawe aho atishira iki gitenge kimushyira iki gitenge gishira tusiko mama runaka ambwe ngo hano harimo kado yawe ati pfundura turebe asanga harimo igitenge ate ko pasiteri na warankunda mama pasiteri ankunda ko umushumba wanjye ahita ufata kuri za telefone uwo gahunda ngo abantu bavuye mu base Imana ikurinde indyarya si umukobwa w'indyarya abazi kujongera n'abasore barenga 5 kandi soza ikiganiro ubutanze ababwira uko abagabo baba bari bamudakurwa ku ijambo sibyo babwira ukuntu abagabo uri kumva ubwenge bwabo ba mu mutwe no mu gitsina butajya bukatira mu mutima uri kumva tuzaganira mbabwira ukuntu abagabo umusore utirariye atarongora inkumi aba ari abiyemezi donc nzababwira no ku bagabo rwose mutaza kuntuka ngo wavuze ku bagore nzababwira no ku bagabo ndashimangira icyo wavuze umuntu wese utwumva niyihanganira uwafite kuko n'uwureba nawe afite ibindi kandi utashobora kwihanganira impano yubaka urugo ni impano yo kwihangana communication guca bugufi kubiganiraho gusenga mukabwira Imana igahindura ibyanze guhinduka dore mu biganiro by'ubutaha Robert turagushimiye kandi dushimye n'Imana yabanye natwe mu izina rya Yesu amen.